biri hanze mu cyongereza subwo outside outside nimba narize neza ikintu kiryoha iyo bacambuye ubusa mubaze Rovi yavuga abakobwa bigira inzira n'ugewe ntanga ibisubizo ni cyo kintu kiryoha iki kiryoha uko bacambuye ubusa icyo kintu kiryoha se ntabwo abana nk'aba bakizamuka icyo kintu ariko kandi muraza kunyemerera mpamagare babashingwa mirimo data yashuguye uyu munsi agashima akabashinga inshingano hanyuma baze gutambukana ubwema n'ubwemarare ubundi baze kwegera imbere ndaza kubatungira agatoki kugira ngo nze kubereka ibyicaro byiza biri buze kwicaramo ingeri mu zindi kandi bakabarwa barwa mwiza baratira imihigo. This is the Sam Muhungu umutima nkuko mubizi cyogere mu nkuba umushimwa n'Imana n'abantu mwe ku mubumbe bavukiye isi akaza mu Rwanda ari umwe nanjye urumva ntawe musizi so musa kabisa ibintu ndumva bivuga mvura bitondeka ariko nyine ya turi kumwe na The Sam kuri Mike ubu ngubu turi kubona abantu babiri imbere yacu ninde nande reka tubanze umutoya oya kuko mbona ari we muremure cyamamare kiza hanyuma kimanukira oya nta muti ahubwo abanyamakuru wagira ngo sinzi wagira ngo bize nko mu ishuri rimwe cyabigishwa n'umwarimu tangira akavuga ngo ndi kumwe ngo n'abantu hano akanavuga amazina yabo ikiza cy'abanyamakuru nta munyamakuru uvuga usaba views kandi nicyo baba icyo tuba dushaka okay reka dutere iPhone ndaho tubwira izina ryawe tuze gukomeza mu nyuma gatoya amazina ni Rovio nyine Rovio ndakeka ni iryo ngiryo Rovio gukora I love you uragira ngo mvuge n'imyaka se myaka dukomeze ngenderwa mwiza baratira imihigo nkabarwima rwuje ubukakaho nageze nta runguri hagerera ndi umugabo ndibigango bigwije ubugwa neza nkabarutagwabiza iminega bingeri mu kujyo tujya nkabingenzi mu kugengwa narugiraho nageze nta runguri hagerera ureka bivuga mu mikarago guma ku buryo ubwira umuntu ugutinde kibwana kwa se uko se kwa se rumba nyine bigakomeza buryo birangira ugeze no mu ishyamba yamani ni mayange XTV nyine nkuko bisanzwe abana abatumirwa tugiye kuba turi kumubana nabo muri no minota ya mbere ko dutangira ikiganiro reka tubanze twamamarize umuntu biri hanze ne nabyibagiwe ndasobanura dukurikire rwose jewe se mwabiri hanze biranavuze rwose nabyo ni ibyawe ariko biri hanze nibyo bya mbere abantu bakoze kuri biri hanze biri hanze mu cyongereza babyita gutugoma ngeze na mu cyongereza ni biri hanze mu cyongereza subwo outside outside nimba narize neza outside ni hanze ariko ni biri ubwo ni it is outside oya it is urumva atari kimwe ntabwo ngiye ukuntu ndi kubyumva ndi kumva ari biri out oya biri out nanone ikintu gituma abanyarwanda tutamenya icyongereza cyagomba ugasanga ibintu byose babishyize mu cyongereza kumva umwana nakubajije ngo ariko bro ngo ofu mu cyongereza ngo mu kinyarwanda gusobanura iki wajya kureba ugasanga wowe fata ko biri hanze umuzungu nazane nzamubwira ko nitwa biri oya ikindi kandi se amazina y'amanyarwanda ajya mu ntuzi ntabwo ajya mu zindi ndimi kandi ibyo ni inyarwanda okay we ariko gato biri hanze wari ugiye kumbaza cyangwa okay ntari mbere ko wenda dutangira ikiganiro reka mbanze nkurangira ahantu wakura imyenda myiza y'abana abapapa abagabo abamama ibintu byose ajya sibasubemo kabiri yes hari iduka bita Mayange Fashion Shop wasangamo buri kimwe cyose kijyanye n'imyambaro harimo imyenda y'abagabo abagore n'abana inkweto z'ubwoko bwose sazi nizimwe bajya bita ngo ningwiki ndetse rero ntagezemo nkasanga harimo inkweto kuri 180 ngo niyo yamake yirimo ariko nago buri muntu abari ibiciro binogeye buri muntu wese ibyo ari byo byose uko biri kose nta nubwo waneshwa n'ibiciro biba bihari ibikoresho byo mu biro inkweto z'abanyeshuri nizo kujyana muri siporo arizo mita relax nazo wazisangamo harimo n'ibyo kwiyorosa amashuka amakuvurori meza cyane ku buryo wiyorosa imbeho niba yakwisha dore nawe biri hanze ndabona wagira waraye hanze kenshi ukeneye kugera muri Mayange Fashion Shop ukabanza akakwambika
ntabwo nzongera gukora ikiganiro. Yohani ibyo bintu ibikoresho by'abadozi arimo ahubwo muri bikoresho by'abadozi harimo iki n'iki? Abadozi badodesha urwembe, amakoshi. Ikibazo si wewe uri kubyamamaza se, ahubwo amamaza uvuge. Hari ukuntu uri kumva, hari ukuntu ibyo wamamaza nyine biba bihari uri kumva, ariko n'umuntu akibaza ibikoresho by'abadozi. Wowe washyira mu nyurabwenge yawe umuntu ashobora kuvuga ngo ibikoresho by'abadozi nyamara nyirizina wa udoda akaba ari ubyumva gusa, ariko uretse ko ari nawe biba bireba, ariko ubikeneye no kugira ngo birangire undi muntu. Ibikapu byiza n'amamarete ku bamama bamwe bakunda kurimba, wahagera byose ukabihasanga. Uramutse ubikeneye rero hamagara kuri 078 408 254 1. Ndazisubiramo 078 40 82 1. Jamani ase buriya bari ni ngombwa ko abantu bambara. Nubundi se harimo abantu bambara ubusa bapfa kuba babyemeranyijweho barambara nanone. Nkuko babyemeranyeho bakavuga ati ntitwambare, kera se hari ubwo bambaraga. Nyine biterwa n'ibyo abantu bemeranyije. Jewe na bro dushobora kwiyemeza tukavuga ati twe ntabwo tuzambara. Ntabwo muzambara. Kandi koko niyo tugiye kuryama uwo mushinga turokora ntabwo twambara. Ese ko kimutagena. Noneho twe twabyuka twagira ikinyabupfura none nabwo tukabisezeranaho tuti twambare. No mpamvu nyine ubona twambaye ugasanga nyine nk'abantu barambaye. Cyakora ubwo mu byumvikana ngo ati twe twambare. Kuki se umuntu atambaye bamuha? Ubundi ntago ari uko bamamaza mwana, urabanza ukanavuga ati aba bantu niho twambariye nyaboneka. Ibi byangwe mubona turiho naho mayange nibo batwambitse. Ubwo rero mwoka byaramwe mu bagane, niba uzi ko utuye Mayange mu Bugesera ukaba utarajya guhahirayo, hari ibyo uri guhomba. Okay, kadukomeze rero twikomeze ikiganiro. Bwa mbere mwari mwivuze bivuga imyato kandi bivuga ibigwi hajya niko babyita, ariko noneho abantu benshi babazi kubiki. Twe ntabwo batuzi mu kabari, cyende abantu benshi batuzi mu rusengero dusenga rwose turirimba ibintu bimeze neza. Abandi batuzi mu rwenya, turi abanyarwenya. Wasetsa kamera gaseka. Hagati aho ngaho nimubona iyo ari uri gusubiza cyane niwe manager nyine. Kandi ntago wavuga ataguhaye ijambo nyine. Wavuga ataguhaye ijambo. Ubwo washaka undi boss. Birumvikana. Manager bacyakomeza dusobanurira nyine. Manager ze kundeka nanjye mvuge rero. Ikindi cya kabiri ngiye kuvuga ko turi abanyarwenya, icyo cyari cya mbere kikaba n'icya kabiri. Ikindi tukaba n'abakinnyi b'amafilm na komedi, ibyo bintu byose. Ongeraho ngo babirambyemo. Bafite uburambe. Abantu rero mufite uburambe nyine kubona iriya kamera iri hariya rwose irimo iraseka, cyangwa se n'umuntu uri inyuma ya kamera ku buryo ari buzemo shaking kubera guseka yayifashe byamujabutse. Nkuko bisanzwe inyuma ya kamera turi kumwe n'umuhungu bita bamwita uri inyuma bamwita kamera iri yonyine ntibabashuke. Yatinye buriya abakameramani nibo bantu bagowe. Mu kameramani mu bukwe ntiyabona uko arya kubera bahagatiye kamera. Ubwo afashe kamera akayimenamo isosi n'amafoto byaba birangiye. Ararya ariko uri kumva hari ukuntu ahubwo hari akantu arisaga yigeze kuza mu minsi yashize yigeze gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga umukameramani bari bagiye kumurega ngo kubera ko yabuze ibintu byo kurya, bagiye kumurega yasibye amafoto yose, bamwemye ibiryo hanyuma ahita asiba amafoto yose na video byose by'ubu. Ubu ngubu ukurikiranye n'igisekuru cye wasanga ngo ndamubereye se wabo kubera kubimena. Ubu rero hano tugiye gukora ikintu bita bato. Kwivuga byarangiye se? Kwivuga uracyashaka kwivuga bataza kumpamagarira polisi. Ni mu mwanya nawe avuge. Amazina ni Roviyo nyine nibyo bakunda kunyita. Ikindi nyine ntago ndi umunyakigali, ndi umuvantara. Mu rugo ni Nyagatare niho nkunda kuba nibereye kenshi. Ikindi cyonyeyeho ndi n'umukonyine. Umukonyine mbona
mbona utabyumva se bro, nyine ndi umukonyine. Umukonyine nyine bariya bo mu Mutara nyine Nyagatare, gusa nyine ntabwo bigaragara neza bitewe nuko nyine ntabwo ndi umukonyine wuzuye, ndi igice ubundi papa niwe mukonyine, mama ni umunyamurenge. Abantu babwiza uko bavuga uti ndi gicankana, n'umukuru wanjye tuvukana n'uwo akaba ari umukongomani. Oya njyewe nese ko ndi ikinege kandi muri abavandimwe none hajemo n'iby'ikinege. Oya nta buvandimwe, ubuvandimwe nuko dusa nyine turasa, kandi kuba abantu basesevuga ko ari abavandimwe ari ibyo ngibyo bajya bavuga ngo na Obama ngo turi abavandimwe. Ariko bigeze gutanga mituweli kuko hari ibyo mukora ryo witanga mu rugo ngo nyine utaza kamgatega frere. Urabizi rero mituweli na papa urabizi nk'umuntu tuvukana dore turanasa, aho kujya ngendera kuri mituweli batazamfata nongera ntangira mituweli, ntangira nanjye gendera niyanjye. Wari wasoje? Ndumva ari ibyo ngibyo pe. Ni ibyo ngibyo yambika muri yambika. Haba akantu kadasanzwe nka gutya bakatwambika, bakabambika. Mwambikwa nande? N'akantu k'ifoto nyine kaba gakenewe, bahita Mayange fashion shop. Mayange fashion shop. Ariko hari n'indi shop y'i Kigali imaze iminsi tugenda bwa mwaritse tukabambika iki byose, ngo ndababaza se mufite impungenge ko mwaratubonye twambaye ubusa? Rero nabyo turacyabyigaho neza. Nabyo muracyabyigaho, niba barabonye umwambaye cyangwa ibyangwe mwambaye bitababereye. Tugikomeje nyine ko turacyari mu mwanya wa comedy. Ngira nyine wari yavuze ngo ntago ari akapera zinyuraho, ngo ni freestyle, ni iki wari wabuze iki? Byita kapera man. Akapera kandi ari byo mu bahanzi nyine, akapera nibyo mu bahanzi, mu bakomediye ni urwenya man. Urwenya, okay. Ababyita brag. Baba batabyumva ni nko gukopera nyine, ugakopeza nk'abantu bakarimo agapera. Akapera agakopera nyine se. Agakopera. Okay, kaduhere bwa mbere twahereye kuri inde? Kuri manager. Ari mwahereye kuri manager. Ndi mu bantu bake bafite manager, ariko tukaba tunakorana. Ubundi abandi ba manager bamenamo amafaranga gusa, ariko uyu kuko atarazamuka nyine ni manager ariko akanakora. Okay, ubwo ndumva mwitanye bamwe nagiye kubabaza akabazo kamwe kugira ngo noneho uri bukananirwe ni uri bubanze. Ndumva amaso atangiye kurya, sinzi nimba kameramani arimo arohereza mu rusenda mu kiganiro. Ari no kurwohereza. Ubwo hari ngiye kubaza nk'akabazo gato kajya kanira nk'amatsiko. Ngubu urabona, reka tubanze twifate neza nk'abantu tugiye kubaza, twifate neza nk'abantu ugiye kubaza. Nk'abantu mugiye kubazwa, ubwo ni muri ifata gutya. Nk'abantu bari mu kizami cy'akazi. Ubundi interview ni ikizami cy'akazi. Ni cyo kintu kiryoha kumva iyo bacyambuye ubusa. Ikintu kiryoha iyo bacyambuye ubusa. Mubaze Rove yavuga abakobwa bigira inzira, n'ugewe ntanga ibisubizo. Ni cyo kintu kiryoha, iki kiryoha uko bacyambuye ubusa. Icyo kintu kiryoha se. Ntabwo abana nk'aba bakizamuka. Icyo kintu kirananiye pe. Kirakunaniye. Mu mwambure mikoro sohoka atahe. Keretse ariko shyiraho ibihembo man, nese we urabaza nta bihembo shyiraho. Ariko twari twavuze yuko umuntu kiri bunanire mwitanye wa mwana mugiye kubanza, turavuga ati reka nze mbanage wenda icyo kirakomeye. Oya manager yagishoboye. None se jye urumva cyananira. Ngasubiza manager. Okay. Ikintu kiryoha cyambaye ubusa. Cyangwa cyambara ubusa kiryoha. Kiryoha. Gisanzwe kiryoshye cyangwa kiryoha hanyuma? Oya. Kiryoha uko bacyambuye ubusa. Uburyo kirabusanganywe mbese. Ariko iyo bacyambuye ubusa bikaba karura. Misengera merwe bana. Bose si ikinyoma mwana, ni ikinyoma. Nese ikinyoma cyambara ubusa. Nese ntabwo urabyumva ngo ikinyoma cyambaye ubusa. Oya. Nese nyine kiba cyambaye. Hari ibintu abantu bavuga batabagazeho. Umuntu wageze gutya nkubita ikinyoma cyambaye ubusa. Amaze icyo kinyoma gifite imwemwe. Bimeze bite? Ati oya tuwe bifate ko cyambaye ubusa. Ntabwo ari uko basubiza. Ni ukuvuga ngo ikintu gishobora kuryoha cyambaye ubusa. Ni ibintu byinshi. Icyambere aryo bwo inkoko.
hasi ubundi ni ukuryoha gute? Ni ukuryoha ukireba, ni ukuryoha ukirya. nadusobanurire ni ukuryoha muraranye byibuze kugira ngo duhite kiryoha ari uko wacyambuza niba kiribwa niba kiraranwa niba ukigenda niba ugihekenya niba ugira gute azono gusa icyo nzi cyo nuko kiryoha ari uko cyambaye ubusa. Anyway, hagati ibintu by'ibishegu bigezweho ntabwo ari mu muziki gusa biri. Wowe ibyo ni ibyawe witekerereje, wowe subiza ikibazo byo guhana nta gishegu kirimo. Menye ko nta kibazo ariko genda umuhade perimani ikintu kiryoha cyambaye ubusa abantu reka ntibabwire barabanza bakagisoma. Ntabyo nzi icyo nzi cyo nuko kiryoha uko cyambaye ubusa. Ikintu kiryoha cyambaye ubusa harimo inkoko. Inkoko iyo uyipfuye amababa rwose ukayishyira ku ntuze biryoshye reka ntiwareba. Icyo ni icya mbere. Birabaye wagiye ugiye kubanza n'uri. Oya nese aragikoze ntagikora. Nawe uri kubaza ibibazo bigendanye n'amadini mani. Icyo kibazo basi kambaza icyoroshye. Niyo wasanga ishyamba ritagira ibiti. Tagira ibiti? Bro, ibintu nize ko bitarimo ibintu by'amashyamba. Urabona dukoresha interview nadutunguye ntabwo nari nzi ko ibintu by'ibibazo nk'ibyo birimo. Cyaze ubutaha uzanteguza. Ngiye ko ndi kubitsinda ntitwahuri hano. Oya twese twaturimo dore nari ndimo nambuka ara ku muhanda. Ati dasamu. Ubwo rero zindi ukuntu mbabonye nyine murimo mutera urwenya n'ibiti. Niba usinzi cyateraga ukino urwenya. Okay, kadukomeze wenda natwe tugire twahoze tuvuga ko tugiye gusetsa kamera igaseka. Oya nese bro, reka nkubwire, urumva nk'umuntu w'umunyamakuru usanzwe ukora ibiganiro nyine. Nese umuntu muhuye bitewe n'impano ufite ayita nyine uramubwira ngo ayikore imbere ya kamera. Ubundi reka dusone abantu. Oya nabajije waretse nkabanza ngavuga ko ndi manager cyangwa sinzakumanagenga. Amusora. Mu yandi magambo twayobye inzira. Nso bwa mbere ibintu biyoba ngo n'indege zirayoba n'ibiki byose birayoba. Hatarimo imihanda myinshi mu kirere. Umuhanda ujye ubona. Ntazi ujya wumva zaguye mu bishanga. Ukuntu twayobye. Reba kugira ngo uze mu kiganiro uje gukora komedi ngo usetse abantu ibintu bigenda neza none umuntu akubaza ngo harya ngo ubunyobwa ngo baraburya urumva mu kandi kanya ngo ibintu byambara ubusa. Oya ariko nanone ngo twayobye kuntu bigenda abanyamakuru bagira akantu ko kwamamaza. Buriya yari ari kwamamaza nyine ahubwo kwamamaza byarangiye dukora ikiganiro. Kwamamaza byarangiye dutangira ikiganiro. Ubundi ikiganiro kiratangira ryari? Cyatangiye. Mbwira none nimba ari ngombwa ko umuntu yikura n'imyenda umuntu ayikuramo bakavuga ngo iyo umuntu yikuye imyenda bagiye kurwana kandi hano ntago none reka dutangire ikiganiro byo kwamamaza. Ambo nyine gusa ubundi ukuntu bimeze nese buravuga ngo ubwo ari umukomediye ngo nadusetsa aho ngaho wabanza ukatubwira nimba niyo ugiye gukoresha umuntu ufite impano yo gukina umupira umubwira ngo nese ngo wakiniye jongere abadukurikije baro mu kirere. Nyine ubwo urumva niba hamagaye nka Desamu ati Desamu ko mfite impano ko nshaka kuzuka ngonesha ikiganiro bite ni nkubaza impano ufite nta muntu yatubiza inyuma. Twongera bandutse nizere ko kamera itayifashe iramutse yabishyizemo iki kiganiro ntabwo giye nazemera. Iyi nkweto yayiyambitse ntabwo wayiyambitse ntabwo yikuye muri Mayange fashion show muri ya fashion iyo nayiyambitse. Okay saba nabona rimwe wajyanaga kuragira kera. Ntuzi ko ndi umushumba nigeze mbumva mvuga nyine n'ibintu by'abashumba n'iki byose tuba twararagiye bro. Nta kintu bitwa abasanga hari abantu baragira amatorero hakaba n'abaragira inka ibintu byose muri ibyo n'abaragira abantu ugasanga umuntu yakuragiye neza undi umujama akakuragira ku buryo umuntu yandagira se ndakuraye ubuse nkuragira nawe wandagira se reba nk'igenda kuragira tuzadukora iki neze nta muntu guma kuragira. Oya ahubwo buriya natwe nyine twe dugumeza nta muntu urumva ari gutanga ubuhamya ngo uriya muntu ngo yarandagiye. Ahubwo wenda uzajya umubaza prof nyuma ariko ibyo bintu iyo wumvise ibintu ku bantu barenze bangahe byanze bikunze ibyo bintu biba bibaho. wasanga ari byo wowe ubushize wowe ni nawe mukuru uretse ko mbona ari wowe usanga uri mugufiya wowe wambaye umutuku niwe ndi kuvuga Mr. Biri hanze ahantu twigeze guhurira nimahari mu bukwe hari habaye wari uri kwa MC ase ubundi ibintu bijyanye na Biri hanze ko atabivuzeho yabikwebye buriya namwumvaga ndamyorera kumpamagara bambwira ngo ni umufana se. Ni umufana
nabyo birimo ati uyu muntu ubwo ari biri hanze ashobora kuzamfasha kurya hiti kuko hari umuntu ujya kumva atutse nk'undi muntu ati ifite ubwenge wagira ngo buri hanze. abo bagiye muri indi context biri hanze bisobanura umuntu utagira ibanga mu ijambo rimwe, ariko jyewe ibanga mbasha kuribika. Nubwo hari ibanga ry'umujama amaranye isaha imwe kuva yarimbwira ubu nabuze amahoro ndumva sigera ubona ikiganiro kirangiye kugira ngo urivuge waribwiye bari abantu uzavuga bakaribya ibintu byo kugenda mvuga ngo nageze ubwo mvuye mu kazi nsanga ibiryo yabiriye yabimaze, ntabwo ari ibintu wajya kuvugira kuri kamera. oya ahubwo ikindi ni biri hanze mu kazi kugira ngo ngembe najya kuri kamera mbwira abantu ngo yacitse kunyara kubira afite imyaka 15 ntabwo ugiye ibyo rwose ntabwo wabikora hano n'umuntu uri gukora iryo banga ryurarihimbye pe iryo banga urarihimbye jewe iryo banga ni ukugenda rikamba mu mutima neza ku buryo nta muntu ni urugero uri gutanga ariko nizere ko ari urugero uri gutanga. nta mabanga njye ntazatangaza utazandeba gutya utazagukubitira mu rugo watangaje amabanga uyanyumvana. ubwo wenda ubwo umubikiye ibanga ukaba uribikije na kamera wasanga buriya kamera iri buze kuya kamera nta muhigira wasanga nta n'umuntu wigeze ubibwira ariko ukaba ubibwiye kamera. Kandi tugikomeza nari nakubonye nimba urimo ukora ikimanza nari ndimo nigendera nyine nigiye kwinywera akantu gake gake kumva bwari mu bukwe ariko utagira nari nagiye kuvumba nsanga uri umwe muri ba bantu bajya babita bake abantu bemusinga bavuga amazina y'inka bemusinga bakora ubemusi uburemusinga bakora ubu bita bashingwa birori mu by'ikinyarwanda bakabita bemusi abantu batumva ikinyarwanda cy'ubunimbike aho bawibwira batanazi batarama. none se biri uzi indimi zingahe? Vraiment ntago ugenze indimi nyinshi donc asante sana kuri icyo cyose. ibibazo utangiye kuvuzivuga kandi nakubwiye ni zingahe? Actually basha kuvuga indimi eshatu neza. Izo zo rwose ndazizi. Icya mbere ni ikinyarwanda, shimira n'Imana ko ikinyarwanda kimbeshejeho. Bro ikinyarwanda kimbeshejeho sinakubeshya. Kuko aho mu bukwe abantu baba bakeneye ikinyarwanda cyiza kiri buze kubasusurutsa. ubu ngubu ikinyarwanda urakimerita fresh? Ni ukuri pe ikinyarwanda ndacyumva kandi n'abantu ntaramira ibintu barabikunda bishimira ikinyarwanda cyanjye kigendanye n'uburyo nanone bwo gusetsa abantu ku buryo abantu baba basusurutse. Cyane ko nabaye n'umusizi niyo mpamvu ushobora no kumva n'amagambo yanjye arimo ibintu byisubirajwe. Hari akantu nigeze nkora gatoya kavuga ngo bucya bucyana ayandi. Bucya bucyana ayandi si nkukinga ufite aho yikinga agira amakenga akora icyiza asubira ikindi aziba icyo azirira icyasha akunda rikesha bindakemwa. Uzi ko ubuhabwa ugasigaza mu masaha zero byagaze ibintu nk'ibyo nyine ku buryo ugenda ibintu byubaka neza mu cya kinyarwanda nyine. Nigeze nkora n'akantu k'ibiyobyabwenge ko kurwanya ibiyobyabwenge ko mbuze ibiyobyabwenge ukagenda yakomeza ibiyobyabwenge reka tubitaruke ntaza kugira abantu ngomeretsa mu kiganiro babwire nta kibazo se. urugeze ku kantu k'ibiyobyabwenge ni igisigo nakoze cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Icyo gisigo nacyo abantu baragikunze cyane. Mbese ndimo nkubwira ibi kugira ngo ugende wumva uburyo wari uri kumubwira ukuntu uzi indimi eshatu nari maze kuvuga rumwe rw'ikinyarwanda izindi reka nzikuvugire rero. Yari sura zimvugira kubera iki haretse nkazivugira ko ari giye uzivuga. Nese turi gukorana ikiganiro bro turi gukorana ikiganiro. Mbese murabatumirwa hano kuri Mayange X TV kumva ni 50-50 man. Indimi we araza kuvuga iziwe yakumvisha zivuga. Okay none ngereka mvuga izanjye uzimvuga none nk'umuntu nyine umuvuka nyine Abanyarwanda ubundi baba bakeneye umuntu babwiza ukuri. Okay urundi rurimi mvuga neza ni Icyongereza. Absolutely kivuga neza. I speak English fluently.
if somebody needs ku kantu karanyuze. okay even njye nakora n'iki oya ngaho mubwira avuga ikindi cyongereza kitari icyo ngicyo urumva imbere yuko umuntu akora ikiganiro hari ibintu aba yateguye nyine mani hazamo akantu ko gutegura urumva ashaka kuba yari azi kuri bumaze ubundi indi mazi ni 3 nk'uko yabikubwiye urwa mbere azi cyane ni ikinyarwanda urwa kabiri azi nanone cyane ni ikinyarwanda urwa gatatu azi cyane ni ikinyarwanda naho utwo tuntu twa frequently ngo twaki utwo yaborotse ubu nakubeshera mani jewe cyongereza ndakizi warugeze ku rwa gatatu nakubwiye ibyo wumva ahantu umuntu yize buse nk'umubaza nk'akantu k'icyongereza wumva binagukorera ni amabara masa hanyuma urwa gatatu mvuga neza ni urwa data waduhaye imbaraga akaduha ubutware sinebenofenetitive neseteku ubwo ruba rwita uruki urwo ni ururimi rwo mu gihugu cyo mu ijuru ngo kuko wa mbere inkoramutima kandi ukaboko tugikomeza nyine ikiganiro cyacu abakidobya ntibabura nyine babayeho kuva na kera nakomeje mbabwira ibintu mukaguma mubica ku ruhande kandi ikintu tuba turi gushaka bari impano ubundi gihe tubicemo mo hagati kabisa tubicemo hagati dukomeza tugira kuba kurabizi ugiye guca ku ruhande ibintu biratinda nyine ariko azajya bicamo hagati nongeye mbigende hejuru turi kuri wowe wari ukimara kutubwira ngo uri MC tukuba mubaje indi muvuga urazivuga urazitubwiye noneho nka MC kandi w'umuhanga ubizi neza uri ku MC uratangiye nyine injiza abantu mu gikorwa nyine nk'umuntu uri mu mavuta yo ku MC munyemerere mbasuhuze ariko kandi muraza kunyemerera mpamagare babashingwa mirimo data yashuguye uyu munsi agashima akabashinga inshingano hanyuma baze gutambukana ubwema n'ubwemarare ubundi baze kwegera imbere ndaza kubatungira agatoki kugira ngo nze kubereka ibyicaro byiza biri buze kwicaramo ingeri mu zindi kandi bakabarwa barwa mwiza baratira imihigo ndababona rero batambuka baje rwose badasobanya kandi koko ndabona ari abasirimu iyo basobetse ntibasobwa kandi iyo dutaramanye ntago bateba ndabona rero bamaze gushyika mu byimbo muraza kunyemerera mu nkundire mpamagare murumuna wanjye akaba barihuta hanyuma ambe bugufi nahoze mubwira ko abashyitsi nibaza kumara gushyika ndibuze guhigama gakeya ubundi abakuru bakaganira hanyuma rero mubyeyi mwiza wambyaye nagize umugisha mbyarwa na Rutebeza Bigembe akaba mubyeyi mwiza w'ubwema n'ubwemarare data nabonye amarembo yawe agobotse abagabo cyokoze mbitegereje mbona harimo nyirinkindi ibereye inkera akaba Rwamicyo mu Gitaramo n'uruhanga ruharaza uburanga kandi n'uruhanga rubereye amasunzu ntago nabasha kumurinduka ngo mwakire ahubwo ndaza guhigama gakeya ariko nsabe umuryango mugari ugusasira amashyi ubundi wegere ejuru ibyo turabyita kuganza undi natwe duhuze ibiganza nyamuneka mucunge ikiganiro kidahinduka ubukwe wenda tukiri kuri ako kantu ni nuwe mwanya ujya ukunda mu bukwe bwose buraba wera dote suriya wa resebusiyo ni resebusiyo mani uyu mwunganizi ari umuntu udakunda resebusiyo nta abantu benshi baba batazi uyu mwunganizi rero mu mategeko y'ubukwe nazanye araza kunkuzamo nuwe mwanya ukunda mu bukwe ikintu nkunda mu bukwe cya mbere ikintu cya mbere nkunda mu bukwe ni umuhuro umuhuro nawe ni mwiza ariko mu bukwe nkunda kubona umukobwa arira ari wo umurijije umugeni arimo ararira kuko ubwo mpita ngira icyizere cy'uko ari buze kurira kabiri hari amarira ashobora kuririra mu bukwe n'andi ashobora kurira imusi yamutengushye
andi si inyazi andi hanyuma y'ubukwe andi hanyuma y'ubukwe musiba bamwishyuye ubundi iyo ubukwe birangiye ariko reka nkubwize nese ahubwo ikibazo ayo marira yose urayakurikirana uko yakabaye paka arangiye nyine urumva arati ikintu ukunda reka tubwize abantu kuri iyo ubona umwana w'umukobwa kubera ibintu Uwiteka mukoreye kubera uwo munsi kubera abona mama waho ngaho yenda amukikiye ku bibero arimo aramusezera bwa nyuma amwegamyeho ukabona umwana w'umukobwa ararize hari ikintu cyinshi biba bisobanuye kandi mu mutima hari umunezero udasanzwe abagize bigatuma ari rero jyewe iyo arira ndi kumubwira aya magambo ni unkundire mama gukekere hanyuma uze kumwongorera aya magambo ati mubyeyi mwiza uyu mwari Anita akaba umwiza kandi akaba uwawe wibarutse arambwira ati uri imana muntu imana nyamana yaguhaye ubumuntu sinzi uko yabwira abantu baraho ubumuntu bwawe ibyo bintu binyeganyeza imbamutima zanjye namwe ushobora gusanga mfite mikoro nkasesa n'urumeza ukagira ukavuga ati cyakora ariko uretse ikintu tutabajije ubundi ufite umugore abagore bo ntago babura abagore ahubwo mubaza ati ufite wenda wemeye n'amategeko ko abagore bo barahari benshi mva bro ibintu ni amakosa ibintu byo kunkoresha interview yo mujamaraha kabisa birabanga oya ariko ukuntu bimeze turi kubwiza abantu kuri ahubwo ibyo bintu bivuze ngo ukunda kubona ngo umugore arirango nicyo kintu agivuze umugore ngo kubona umukobwa ari kurira mu bukwe kuki umugabo atagushimije umubonye ari kurira kuki umukobwa ari ukuri urumva ari nk'igihe ushobora gusanga nk'umukobwa uri kurira uramuteretseho uratekereza ko ari kurira kubera ko abona kugize yabona biri hanze rwose ukuntu ndi kuvuga amagambo iki byose ati mucama nuko atarongora ubundi ni wabajyanye akaba araturitse ararize uba ugeze ubu ngubu umaje kujya mu mako ngahe bro ibi bintu by'ubukwe nabitangiye 2016 guturi 2020 2016 nibwo watangiye kujya mu bukwe cyane nibwo watangiye kuba MC mu bukwe cyane nibwo watangiye kuba MC mu bukwe yabavuze akantu kazimara musoye merci bro naribi ni ubwo no kwanga 2016 nibwo natangiye inganzo y'amazina y'inka no kuba MC mu bukwe ubundi indi myaka yose nabutaga nk'abavumbye nk'abandi bose agenda nkakanura nkareba ibintu barimo barabikora ubundi nagira amahirwe nkarita njya ku mafu wari uvuze ko muri iyo myaka yindi ya mbere yose wari ukiri umuvumbyi none se igitekerezo cyo kuba MC cyaje gite cyase wagikuye kugira ngo natekereze ko wifite iyo mpano yo kuba wakora ibyo bintu igitekerezo cyaje cyane kivuye mu nganzo y'ubusizi kuko ubusizi nibwo nakoraga 2013 nibwo negukanye award yanjye ya mbere yo ku rwego rw'intara 2014 nagiye ku rwego rw'igihugu nabwo bampereza award nk'umusizi mwiza ku rwego rw'igihugu hanyuma mbona ko ubusizi bwanjye bikwiriye ko noneho nabwagura nkabukora noneho no mu bukwe turakora fast reka ikirere cyatangiye guhinduka ni muri ubwo buryo ibyo bintu nabitangiye kandi ndabikundana amagingo nayo wowe wari umaze kudukorera mu nganzo kadukomeze kuri love you turi kuri biri hanze love you amashyi gatatu amashyi gatatu ngo bivuga iki amatafari atatu bateretse nyine ni umuryi nicyo kintu ubundi azwiho mu rugo amashyi gatatu n'inoze ni ikivugo nanjye urumva sinaburiye ikivugo gishyizemo kaburamo isafuriya twagiye kera bajyaga bakunda kuvuga kumva ukabona bakundaga kunyita ngo mfite amashyi gatatu amani wari ukiri kutubwira ibintu by'amashyi gatatu banza aricyo kivugo cyawe rwa mwiza baratira imihigo rwema rwuje ubukaka nda amashyi gatatu vuga ngo guma guma aha ikindi rero nabona kubwira abantu
nyine ndi umukomediye ukiri kuzamuka ariko umaze igihe kinini anakora. Nyamuneka mujye kuri channel yacu biri hanze official, muduhe subscribe, muraza kubona link hasi muri comment, bakore subscribe kugira ngo turayipiningaho, ntabwo turi bugere muri comment, turaza kuyipininga ku kiganiro.